mani ikirori kisho kunshakira abantu rero bo kukizamo. None si hazaba hari igikoma ufite gahunda ngo nje nzaba Sukumva igikoma cyabura. wewe uteke igikoma avoka nza n'abantu dukora ikirori kimeze neza je mfite gahunda Igikoma kijyama na avoka se cyane ariko biraryoha. igikoma tuzashiramo umunyu n'intuzi no cyane ariko kugira ngo Magana abiri yonyine. Magana abiri nyine gusa nta bindi bintu. Kabisa je nzabazana nimba hari igikoma. Ahubwo gutahana isaha ingahe? Saa sita z'ijoro. Bazaza nyine saa mbi, ikirori kizatangira saa 12. Ubundi saa sita z'ijoro nibwo tuzaza. Umva rero naje nkwere. Ahubwo wowe genda ushaka igikoma cyinshi, nurangiza gushaka igikoma cyinshi bazaze banarare. Aho ngaho. Je mfite ndagose. Iyo gaho. Niyo gahunda ahubwo. Kabisa nje nzabazana tu.